Niba ubonye iyi video mu kwa cumi hari icyo Imana ishaka kukubwira. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ahari amezi yose yabanje wayamaze ushaka imibereho se, amafaranga. Ni byiza gushaka amafaranga, ariko ushobora kuba igihe cyarageze ugatangira kujya wibagirwa Imana cyane kubera uri busy uri mu kazi wenda ushaka imibereho. Uyu munsi Imana ishaka kukubwira yuko uramutse ufashe Imana akaba ariyo ishyira imbere y'ibintu byose, ukajya ubanza kujya gukora ibindi ariko byibuze wabanze gushyira Imana imbere, ubuzima bwawe bwahinduka. Ibyo byose ushaka wabikubirwa inshuro ijana. Hari igihe Imana tumera nk'ababa bayitaye mu rugo. Urugero nk'umugabo iyo agiye ku kazi asiga umuryango we mu rugo nk'abana, akabasiga mu rugo ntabwo ajyana nawe ku kazi. Hari igihe natwe rero rimwe na rimwe dufata Imana tukasa nk'abayitaye aho, tukaba tugiye hirya gato kwirwanaho itari kumwe natwe. Ariko nta kintu na kimwe gishobora kuduhira tudafite Imana muri ibyo bintu turi gukora. Ijambo ry'Imana rivuga ko ikintu cyose ushyira imbere y'Imana kiba ari ikigirwamana. Ariko Imana ishaka yuko uyishyira imbere y'ibintu byose. Imana ishaka yuko mbere y'uko ukora n'ako kazi ubanza utekereza ati Imana aka kazi ndakakuragije, ibi bintu nkora ndabikuragije, kandi ibi bintu ndakwinginze Mana nibimbere ikigirwamana ngo bitume nkuburira umwanya mu buzima bwanjye. Hari igihe tuba busy ugasanga ntabwo ibintu by'Imana tukibibonera umwanya ngo kubera yuko nyine turi busy turi mu isi yuzuye guhasoringa buri munsi ushaka imibereho iki n'iki, bigatuma uba busy ukagera n'aho uburira Imana umwanya, ukagera n'aho uburira iminota 5 yonyine Imana ku munsi. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko ibyo ngibyo wowe wagiyemo warutishije Imana ntabwo bishobora kuguhira udafite Imana. Ni nko kuvuga ngo utaye amafaranga mu rugo ngo ugiye kuyashakira ahatari, kandi nyine wayataye mu rugo nubanza ugashyira imbere ya byose gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo byose uzabyongererwa ibindi ushaka. Ahari muri ubu kwezi watangira gutekereza guhindura uko wabanaga n'Imana, ukongerera akanya Imana mu buzima bwawe, kuko n'ubundi niho ibyo ukora byose n'ubundi bizaguhira. Ariko n'ubu bijyamo cyane ukaba busy cyane kuruta uko washakira umwanya Imana, n'ubundi ibyo ugiyemo ntacyo bishobora kutazaguhira amahirwe menshi, kubera ko uzatuma biguhira uzaba umusize umutaye. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibindi byose tuzabyongerera. Shalom. Imana si amahitamo ya kabiri, ahubwo niyo mahitamo ya mbere.